Tubahaye ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Ababyeyi bo mu murenge wa Rugenga bari ni mu karere ka Burera barishimira ko ingo mbonezamikurire zahinduye imibereho y'abana babo. Ibi byagarutsweho mu kwizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika aho wizihirijwe ku nsanganyamatsiko igira iti isibo igicumbi cy'imikurire myiza y'umwana. Ni inkuru twateguriwe na Ari Muhirwa. Ababyeyi bo mu karere ka Burera bashima ishyirwaho rya gahunda y'ingo mbonezamikurire kuko zikangura ubwenge bw'abana babo. Ariko ubu ngubu kubera ko tumuzana hano ku ishuri akaza kumufata saa sita imirimo yayirangije biramworohera. Ntibari bazi gutandukanya imyaka, amabuye, ariko ubu ngubu ni abana uvangavanga ibintu hariya buri wese icyo umubwiye akabasha kuba yagitoranya mu kindi. Urumva ko barajijutse bamajije kumenya gusobanura ibintu. Abana bakirirwa bari kwandagara bumwe na bumwe batakarabye batameshe, ariko ubu biradushimishaga kuba tubasigaga mu rerero bakabitaho bakabatwigishiriza bakabakangura ubwonko. Mu ntara y'Amajyaruguru magingaya hari abana 1560 bafite imirire mibi, muri bo 110 bari mu ibara ry'umutuku mu gihe abasaga 500 bari mu ibara ry'umuhondo. Iki kibazo abatuye muri Burera bavuga ko batagikwiye ko bagira imibare mibi, bityo biyemeje kugifatira ingamba. Tugomba kwita ku bana tukabashakira indyo yuzuye kugira ngo abana bakure neza mu gihagararo no mu bwonko no mu mvamutima, Ko babonye ibyo kurya bihagije, imboga, imbuto, n'ibiva ku matungo nabyo bakabibonera igihe, byatuma abana bakura neza. Kandi nzi neza ko ingamba twafashe nizo kugira ngo natwe icyo kintu gicike burundu. Mu kwizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika insanganyamatsiko yagiraga iti isibo igicumbi cy'imikurire myiza y'umwana. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Professor Bayisenge Jeannette avuga ko leta ikomeje kubaka ubushobozi bw'ingo mbonezamikurire hagamijwe kongera ireme ry'uburezi butangirwamo. Izi ngo mbonezamikurire zo mu ngo zizadufasha ko nta mwana usigaye inyuma. Ese n'ireme ryakwiyongera gute? Hari leta irimo gushyiramo budget nini, umwaka ushize hagiyemo miliyari 1, n'ubu ngubu umwaka utaha nabwo izaza kugira ngo habeho no gukurikirana ireme. Minisitiri Bayisenge kandi asaba ababyeyi gukomeza gufatanya n'inzego zose kuko ariko ikibazo kizarangira. Harimo inzego z'ubuzima, abajyana mu buzima, harimo inzego z'inama y'igihugu y'abagore, inzego z'inama y'igihugu y'urubyiruko, youth volunteers. Izo nzego zose ubundi zihuriye hamwe hariya ku isibo, twebwe tubona ko hagaragara umusaruro. Icyo dusaba rero n'ubwo bufatanye, kunoza ubufatanye. Mu karere ka Burera hari ingo mbonezamikurire 426. Umunsi w'umwana w'umunyafurika uyu mwaka wizihirijwe ku rwego rw'isibo. Ku marerero atandukanye hatanzwe serivisi ku bana bari munsi y'imyaka 5 zirimo gupimwa ibiro, uburebure, guha abana ibinini bya vitamini A ndetse n'ibinini by'inzoka. Ari Muhirwa, Televiziyo Rwanda mu karere ka Burera. Tugarutse hano i Kigali, Airport Inn Motel ikorera mu karere ka Kicukiro yafunzwe mu gihe cy'amezi 3 kubera kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Iyi motel ngo yatorokesheje umukiriya waje gutahurwa ko yari arwaye COVID-19 maze bakamuha imodoka ikamujyana iwe i Musanze. Inkuru irambuye na Kwizera John Patrick. Airport Inn Motel iri mu marembo y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali ifunzwe iminsi 90 idakora. Uko gufungwa ngo kwaturutse ku kuba yaratorokesheje umugenzi wari wayirayemo ibisubizo by'ibizamini bya COVID-19 bigasohoka bigaragaza ko ayirwaye. Umukozi w'iyi hoteli Kaboye Emmanuel arasobanura uko byagenze. Bamweretse list y'amahoteli ahitamwe hoteli y'amafaranga make ari hano iwacu kuri Airport Inn Motel. Akora booking. Amaze gukora booking ubwo bamuhaye umushoferi aramuzana. Amaze kumuzana yamugejeje hano. Araharara. Noneho bigeze mu gitondo ngo azana telefone yere ku mushoferi ngo aramubwira ngo yabonye negative. Naho ko negative yerekanye niyo yari yakoreye ajya kuri indege yakoreye ibizami hariya. Ntabwo ari yahangaha. Arangije yumvikana n'umushoferi yamuca amafaranga yo kumugeza mu rugo. Umugore bivugwa ko yatorokeshejwe yaravuye muri Kuwait, yagiye iwe mu kagari ka Menge, umurenge wa Muhoza mu karere ka Musanze, ari naho inzego zibishinzwe zahise zimusanga kuri uyu wa gatatu. Ajyanwa mu bitaro bya Kinihira mu karere ka Rulindo kugira ngo yitabweho n'abaganga. Umugabo we yajyanwe mu kigo gishyirwamo abari mu kato mu Kinigi kugira ngo abanze apimwe.
umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yatangaje ko na nyiri Airport Inn Motel n'umushoferi watwaye umurwayi wa COVID-19 barimo gushakishwa. Icyambere najya mvuga yuko nyiri moteri wagishakishwa n'umushoferi yahaye amabwiriza yo kugira ngo ajyane umuntu wanduye. Ibyo nabyo byumvikane, uyu mubonye hano n'umuntu wakora ariko watanze amabwiriza nyiri moteri n'umushoferi yahaye uwo mugenzi ngo mutware. Turimo kubashakisha bamenyere aho bari yuko polisi bashakishije hasi kubera hejuru irabafata kandi barakurikiranwa n'amategeko. Ndetse umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Umutesi Solange asobanura ko Airport Inn Motel atari ubwa mbere ifatiwe mu makosa yo kurenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Icyo cyaha rero bakoze cyo gutorokesha umuntu bigaragara ko yanduye gitumye tubaha igihano cyo gufungirwa iminsi 90. Tuyigize 90 kubera ko ntabwo ari ubwa mbere iyi moteri ifatwa yarenze ku mabwiriza, na mbere yuko itangira ibi bikorwa byo kwakira aba bagenzi yari yarigeze gufatwa, ubu yahinduye ubucuruzi bwayo akabari. Iyi hoteli yari imuzemerewe kwakira abagenzi baturutse hanze y'igihugu bategereje ibisubizo bya COVID-19. Gusa mu mabwiriza abanyamahoteli bahabwa na RBC nuko umukiriya asohoka ari uko bamaze kubona ibisubizo by'uko ari muzima. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zikaba zitangaza ko mu byumweru 2 bishize abandura COVID-19 biyongereye ku gipimo kingana na 275% ku buryo nta gikozwe mu maguru mashya, ibintu bishobora gusubira irudubi, ndetse hagafatwa ingamba zikomeye. Ni muri urwo rwego ku ikubitiro Akarere ka Rubavu kashyizwe muri gahunda ya Guma mu karere, ndetse abatuye umujyi wa Kigali nabo bakaba baburiwe. Inkuru irambuye na Divin Uwayo. Hashize icyumweru gisaga imibare y'abandura icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda yongeye kuzamuka mu buryo bugaragara. Mu bice byibasiwe n'iki cyorezo kurusha ibindi harimo Akarere ka Rubavu kanashyizwe muri gahunda ya Guma mu karere kuva kuri uyu wa 4. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney avuga ko gushyira Rubavu muri Guma mu karere binatanga ubutumwa no ku bindi bice by'igihugu by'umwihariko umujyi wa Kigali. Muri rusange mu Karere ka Rubavu ibipimo byafashwe bari bageze kuri 15.6%, ariko wajya mu mirenge yahariya mu mujyi ugasanga hari n'abarengeje 35% mu bipimo byabaga byafashwe. 35% ku bipimo biba byafashwe aba ari abantu benshi cyane. Umva rero twaragombye gutekereza, tubiganaho n'inzego z'ubuzima, Minisiteri y'Ubuzima idusaba ko twareba ingamba zafatwa. Tumaze kubiganiraho rero twemeza ko Rubavu yabibaye igiye muri Guma mu karere. Guma mu karere bivuga ko abaturage bagomba kuguma mu karere kabo bagakora imirimo isanzwe, twongera imbaraga mu bwirinzi, tukongera imbaraga mu kureba ibisabwa byose kugira ngo bibe byujuje, ndetse noneho hakabaho no kugenzura urwo rujya n'uruza hagati y'akarere n'utundi turere. Kigali ubwo nayo iragirwa inama no kuyiburira ko hari imirenge yagaragaye nka za Nyakabanda, Mwendo, harimo ibipimo biri hejuru. Ariko icya kabiri dusaba abaturage nuko kwirinda ibi turimo nk'abayobozi b'inzego za leta. Ntabwo bikwiriye kuba ari umukoro gusa w'inzego, bikwiye kuba iby'abaturage. Isesengura ry'inzego z'ubuzima mu Rwanda ryerekana ko mu byumweru 2 bishize imibare y'abandura COVID-19 yikubye hafi 3, ndetse Akarere ka Rubavu kakaba ariko kibasiwe kurusha ahandi ku gipimo cya 15%, kagakurikirwa na Rutsiro gafite ubwandu buri ku gipimo cya 7%. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC Dr. Sabin Sanzimana avuga ko nta gikozwe mu maguru mashya iki kibazo gishobora gufata indi ntera. Mu cyumweru gishize twari dufite abarwayi bandura COVID mu cyumweru kimwe 300. Uyu munsi dufite 1200 muri iki cyumweru gikurikiye. Ubwo ndagereranya ibyumweru 2 gusa. Abarwayi ba COVID bashya biyongereyeho inshuro 275%. Impfu ziturutse kuri COVID nazo muri ibi byumweru ugereranije igishize n'iki zazamutseho 25%. Ibitanda twari dufite bitariho abarwayi ubu ngubu byagiyeho abarwayi ku buryo ijanisha ry'abajya kwa muganga bagakenera igitanda naryo ryageze ku 175% ry'inyongera. Iyi mibare igerageje kuyoroshya bivuze ko
icyumweru gitaha bishobora kuzamuka kurushaho ugereranyije n'umuvuduko turi kubibonaho uyu munsi. Niyo mpamvu hagomba kugira igikorwa. Ikindi nuko mu bamaze guhabwa urukingo rwa COVID-19 haba doze imwe cyangwa ebyiri hamaze kuboneka 400 banduye. Inzego z'ubuzima zikavuga ko nubwo nta numwe muri bo wagize ikibazo cyangwa ngo agaragaza ikimenyetso na kimwe, bishoboka ko abo nabo banduje abandi batari bake. Kubera ko imibare y'abarwayi ikomeje kwiyongera, ibigo binini birimo Kanyinya na Gatenga byari bimaze hafi amezi 4 bifunze byongeye gufungurwa kuko ibitaro bya Nyarugenge bigeze hafi kuri 65% by'ubushobozi bifite bwo kwakira abarwayi. Icyakora umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Mpunga Tarisisi avuga ko guca intege iki cyorezo bigishoboka. Imibare dufite iratwereka ko ubwandu buriho buzamuka, ko hari ikigomba gukorwa kuri buri muntu, kuri buri wese no ku nzego zitandukanye kugira ngo tugabanye ubwandu, kandi igituma ingamba zihari zituma tubugabanya zirahari, tuzikoresheje zisanga tuzikoresha umwaka hafi imyaka 2 byagiye bitanga umusaruro, kandi babona ko twese dukoranye bigenda neza bigatanga umusaruro. Nubwo nta bwoko bushya bwa COVID-19 buragera mu Rwanda, inzego z'ubuzima zirasaba buri wese kuba maso kuko nk'iyitwa Delta yandura ikanica ku muvuduko ukubye inshuro enye COVID-19 isanzwe yamaze kugera mu bihugu by'abaturanyi. Divin Uwayo, Televiziyo Rwanda. Tukivuga ku bijyanye no kurwanya icyorezo cya COVID-19, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi yashimangiye ko ingamba zo kwirinda COVID-19 zitakagombye kuba ari umukoro w'inzego za leta gusa, ahubwo ko abaturage ndetse n'abikorera bakwiye nabo kubigira ibyabo. Kwirinda ibi turimo nk'abayobozi b'inzego za leta, ari inzego z'umutekano, z'ubuzima, za mineroka, z'ubucuruzi, ibi turimo nka leta ntabwo bikwiriye kuba ari umukoro gusa w'inzego, bikwiye kuba iby'abaturage, bikwiye kuba iby'abayobozi b'ibigo. Niba umuntu afite hotel akwiye gushyiraho itsinda rihoraho rishinzwe gukurikirana kureba uko kwirinda covid bimeze muri iyo hotel, kuko umuntu ufite hotel akwiye kubona arinda abantu be kugira ngo agire abakiriya. Kuko nugira abakiriya uyu munsi, ejo bakandura COVID-19 bayanduye n'iwawe bikanamenyekana, hoteli yawe izaba itaye agaciro n'abakiriya bawe bazaba bataye ubuzima. Abantu bari mu isoko, niba bari mu isoko bashyiraho komite ireba umutekano, ireba ibindi, ariko bashyiraho na komite ishinzwe gukurikirana ibya COVID-19. Niba amazi atari muri kandagira ukarabe, niba amazi yapfuye kuri robine, niba hari abantu binjira batabyubahiriza, nabo ubwabo kubera ko nabo bagomba gufasha mu kwirinda kuko nabo bafitemo inyungu, turashaka ko nabo izo komite zijyaho. Turasaba ni n'amabwiriza dutanze ko buri rwego, buri kigo, ari ikigo cya leta, ari ikigo cy'abikorera, ari urwego rw'ubucuruzi, ari amasoko, ari gare, turabasaba ko bashyiraho komite byibuze igizwe n'abantu nka 5 bitewe n'umubare w'abakozi mufite, bo kujya bakurikirana uko amabwiriza yo kwirinda COVID-19 yubahirizwa, kandi abantu bakabibona mu nyungu z'icyo kigo, z'iyo institution, z'abakora, z'abaza aho ngaho ndetse n'abaza babagana. Kutabikora ubundi ni uburangare, ariko cya kabiri mu rwego rwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'amabwiriza nanone bashobora kubihanirwa. Turumva rero dusaba abaturage ubufatanye, kandi tunabashimira kuko buriya nkubwire abaturage b'Abanyarwanda ku isi yose bari mu baturage ba mbere nibo nzi bubaha inzego z'ubuyobozi, n'abaturage bubaha ibyemezo by'ubuyobozi. Icyo baba bakeneye gusa ni ugusobanurirwa akamaro kabyo n'impamvu biba byafashwe, kuko barabigaragaje. Noneho uyu myitwarire iyo yabaye myiza, izo Guma mu karere, izo Guma mu rugo zagiye zibaho zikavaho, n'aya masaha agenda agabanuka, abantu bakomeza kwitwara neza, amasaha azagenda azamurwa, abantu bazagera igihe cyo kuba bakora amasaha yose 24 Imana iba yaraduhaye. Dukomereze mu makuru ajyanye n'ubutabera, aho ubushinjacyaha bwasabiye Nsabimana Calixte Sankara gufunga imyaka 25 muri gereza, ndetse ibyangombwa bihimbano birimo indangamuntu ndetse n'impapuro z'inzira yaherewe mu gihugu cya Lesotho akabinyagwa. Inkuru irambuye na Paul Rutikanga. Muri uru rubanza urukiko rwahaye ubushinjacyaha umwanya ngo busubize ibyavuzwe n'abaregwa ndetse n'ababunganira mu gihe bisobanuraga ku byaha bakurikiranyweho. Ubushinjacyaha bwahereye kuri Nsabimana Calixte wita Sankara watangiye kwiregura yemera ibyaha ku itariki ya 28 Mutarama 2020. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Nsabimana Calixte
yari akwiye guhanishwa igihano ntarengwa cyo hejuru giteganyijwe ku cyaha kirusha ibindi gukomera ari cyo gufungwa burundu, ariko bushingiye ku mpamvu nyoroshyacyaha 3 zirimo kuba yaremeye ibyaha akurikiranyweho, kuba yaratanze amakuru menshi yifashishijwe mu iperereza ndetse no kuba ari ubwa mbere akurikiranywe mu nkiko, bwamusabiye igihano kigabanyije cyo gufungwa imyaka 25. Bwasabye kandi ko ibyangombwa bihimbano birimo indangamuntu n'impapuro z'inzira by'igihugu cya Lesotho ndetse na telefone 3 yakoreshaga binyagwa. Abaregera indishyi muri urubanza rwa Rusesabagina Paul nabo bareganwa nibo babanje gutanga ubuhamya bw'uko ibitero by'abarwanyi ba MRCD FRN mu ishyamba rya pariki ya Nyungwe no mu nkengero zayo byahitanye ubuzima bwa bamwe, abandi babikurizamo ubumuga ndetse n'uburwayi bakivuza. Tariki 15 nijoro ubwo bampamagaye saa 3 barambwira ngo umugabo wawe ntabwo akiriho, bamurashe apfuye. Kubyakira ntabwo byoroshye. Tujya aho ngaho mu bitaro barandwaza, barandresinga, baramanagura, ariko muganga arambwira ati ukuguru kwawe gufite ikibazo pe ntago kuzongera kugenda. Iyo ngize Imana nkabona umuntu nganiriza, ndamuganiriza nkumva ndaruhutse. Njyewe umutwe wanjye uhora mu ishyamba, nibwo bwa mbere nari ngiye mu ishyamba, nubwa mbere nabonye umuntu apfa. Iburanisha ritaha ryashyizwe kuri uyu wa 4 mu gitondo saa 2:30 humvwa ubushinjacyaha ku bwiregure bw'abandi baregwa buhereye kuri Nsengimana Herimani wasimbuye Nsabimana Calixte ku mwanya w'ubuvugizi w'umutwe wa MRCD FRN. Paul Rutikanga, Televiziyo Rwanda i Kigali. Twongeye kubaha ikaze mu makuru ya Televiziyo y'u Rwanda. Inteko rusange y'umutwe w'abadepite yo kwa kabiri ntiyanyuzwe n'ibisobanuro mu magambo byatanzwe na Minisitiri w'Uburezi Dr. Uwamariya Valentine ku bibazo bimaze igihe muri Kaminuza y'u Rwanda by'imicungire y'imari n'iy'umutungo ndetse n'iby'ikoranabuhanga. Inteko rusange ikaba yaremeje ko azatanga ibisobanuro mu nyandiko. Bimwe mu bibazo byabajijwe Minisitiri w'Uburezi birimo imyenda y'amafaranga idafite inyandiko ziyisobanura, imicungire itanoze y'umutungo wa kaminuza, imitungo itabaruwe kandi itabyazwa umusaruro n'imishinga ya kaminuza yadindiye ndetse n'ibindi. Hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Jeannette w'ababyeyi. Jeannette, ukurikirana cyane inkuru zo mu nteko ishinga amategeko. Wiriwe neza? Wiriwe neza nose. Hanyuma ku munsi w'ejo rero abadepite bagaragaje ko batanyuzwe n'ibisobanuro bya Minisitiri w'Uburezi, ariko ubundi kugira ngo umwe mu bagize guverinoma aze gutanga ibisobanuro mu nteko biba byagenze bite? Ubundi bituruka muri za komisiyo. Buri imirimo y'inteko ishinga amategeko yose ikorerwa muri za komisiyo. Hari komisiyo zihoraho, aho rero komisiyo bitewe n'ikibazo runaka iri gusuzuma ubundi igenzura yakira inzego zinyuranye zirebwa na cya kibazo. Hanyuma iyo irangije kuganira n'izo nzego zose no kuba yakwigerera aho ikibazo runaka kivugwa, ikora raporo ikayigeza ku nteko rusange. Ahangaha bashobora mu mushinga w'imyanzuro kuba basabye yuko uhagarariye guverinoma mu rwego runaka abitangaho ibisobanuro, cyangwa se n'abagize inteko rusange bitewe n'ibyagiye bigaragazwa na komisiyo, bakaba basaba yuko uhagarariye guverinoma ahamagazwa, cyangwa se bikaba byaturuka nko kuri za raporo z'inzego zigezwa ku nteko ishinga amategeko. Nk'uru rugero twafashe rwa Minisiteri y'Uburezi igomba kuzatanga ibisobanuro mu nyandiko. Ahangaha gutanga ibisobanuro mu buryo bw'inyandiko by'ubwo babisobanuye iki? Nagira ngo mbigereho mbanje gusobanura aho biba byaturutse kugira ngo ubundi uhagarariye guverinoma ahamagazwe. Ni hahandi nyine nk'aha twari dutanze urugero rwa Minisiteri y'Uburezi ko yasabwe gutanga ibisobanuro mu nyandiko byaturutse kuri raporo z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Birumvikana yuko nyine muri izo raporo iyo basesengura babona ko hari ikibazo cyangwa ibibazo bikomeza kugaruka, niho rero Minisiteri yahamagajwe kugira ngo itange ibisobanuro. Warumbaje rero uti ku nyandiko noneho bisobanuye iki ko ntago banyuzwe mu magambo, niki kigiye gukurikiraho ni mu nyandiko, ese bikorwa bite? Nibyo Vice Perezida w'umutwe w'abadepite Honorable Eda Mukabagwiza agarukaho. Minsi 15 bya bindi byose bigomba gusubizwa bikagezwa kuri perezida w'umutwe w'abadepite. Iyo amaze rero nawe kubibona
perezida w'umutwe w'abadepite agenera kopi buri mudepite, kuko buri mudepite aba afite uburenganzira bwo kwicara agasoma akareba ko bya bibazo noneho byashubijwe mu buryo igihe cyo gufata icyemezo noneho azanyurwa. Habayeho gusubiramo bya bindi byatumye batanyurwa, mu by'ukuri ntabwo igisubizo cyaba kiri kuza. Ni ukuvuga ngo iyo nyandiko imaze kugera hano na buri mudepite akayihabwamo kopi, tuba dufite natwe igihe ntarengwa cyo guterana nanone, ku buryo noneho twongera minisitiri akagaruka gusobanura bimwe biri mu nyandiko, kubisobanurira inteko rusange, hanyuma inteko rusange nanone igera igihe cyo gufata umwanzuro. Hanyuma Jeannette, habaho gusobanura mu magambo ntibanyurwe, hakabaho gusobanura mu nyandiko, biramutse noneho izo nzira zombi zitabanyuze byagenda bite? Ubundi wenda nabanza nkavuga ni izihe nzira zinyuramo kugira ngo inteko ishinga amategeko imenye inagenzura ibikorwa bya guverinoma. Ni izo ebyiri twe dukomejeho, kubaza mu magambo ndetse no kubaza mu nyandiko. Hashobora gukurikiraho kubaza muri komisiyo nyuma yo kubaza mu nyandiko baramutse batanyuzwe, cyangwa se bitashoboka batanyurwa, hagakurikiraho kubaza, hagashyirwaho komisiyo y'igenzura. Iyi ntabwo ari komisiyo ihoraho, ni komisiyo ibishyizweho kubera impamvu runaka. Muri komisiyo y'igenzura rero, iyo noneho birenze komisiyo y'igenzura hagaragaye ibibazo binyuranye bisa n'ibinahama ugize guverinoma, wa wundi uri kubazwa ugize guverinoma, hakurikiraho kubazwa mu ruhame. Ese kubazwa mu ruhame bikorwa gute, bisobanuye iki? Nibyo Vice President agarukaho. Iyo hatabayeho gushima ibyo bikorwa cyangwa se ibisobanuro byagiye bitangwa muri komisiyo y'igenzura, hakabamo ibintu byinshi byagiye bigaragara ko bitanoze, bidakwiye, ku buryo harimo n'amakosa ahama ugize guverinoma, inteko rusange bisabwe n'umudepite, bisabwe n'itsinda ry'abadepite se, cyangwa se bashobora gutorera noneho cya kindi cy'uko minisitiri abarizwa mu ruhame. Kubarizwa mu ruhame rero nta kindi nuko noneho ubwo ugize guverinoma ahamagazwa mu nteko rusange, ntabwo biba bikiri komisiyo, ntabwo biba bikiri komisiyo y'igenzura, noneho inteko rusange ishingiye kuri bya bindi byose bya komisiyo y'igenzura. Abagize inteko rusange bose bafite uburenganzira bwo kumubaza ibibazo. Noneho icyo gihe rero niho biganisha mu kuza gufata umwanzuro, bakanyurwa nabwo cyane ntibanyurwe, ariko bitanyurwa havamo akenshi, kuko ari interpellation, havamo kubariza mu ruhame akenshi bivanaho icyizere. Izi nzira zose tubonye abagize guverinoma batangamo ibisobanuro mu magambo, mu nyandiko, mu ruhame, zikurikirana gutya cyangwa hari ntabwo ari ngombwa gusa eshatu za mbere, ni ukuvuga kubaza mu magambo, kubaza mu nyandiko cyangwa kubaza muri komisiyo. Hashobora guherwa kuri imwe muri izi ngizi, gusa ntabwo bashobora guhita bajya kuri komisiyo y'igenzura cyangwa se kubariza mu ruhame hatabanje imwe muri izi ngizi. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu habanje kubaza mu magambo, urugero twafashe ni urwa Minisiteri y'Uburezi, hakurikiraho kubaza mu nyandiko, niba bashobora kunyurwa yego, ariko batanyuzwe ntabwo bivuze ko bahita bajya muri komisiyo, bashobora kujya ku kindi cyiciro. Ntabwo rero ari ngombwa ko bikurikirana uko biteganyijwe gutyo mu itegeko, gusa ntabwo bashobora guhera kuri komisiyo y'igenzura cyangwa se ngo bahite babariza mu ruhame, kubera yuko twabyumvise ko niyo nzira ya nyuma ishobora no kuganisha, ndavuga ishobora ko ntabwo ari ihame, ishobora no kuganisha ku gukuraho icyizere mu gihe batanyuzwe. Urakoze cyane Jeannette kudufasha kumva uburyo abagize guverinoma batanga ibisobanuro. Urakoze cyane. Reka dukomereze mu makuru ajyanye n'ubukungu, aho impuguke mu bukungu ndetse na bamwe mu bakora mu rwego rw'ubuhinzi n'inganda bemeranya na raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare ku izo nzego zagize uruhare rukomeye mu izamuka rya 3.5% ry'umusaruro mbumbe w'ubukungu bw'igihugu ni mu gihembwe cya mbere cy'umwaka 2021. Inkuru irambuye na Bosco Kwizera. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare igaragaza ko mu gihembwe cya mbere cya 2021 umusaruro mbumbe w'ubukungu bw'u Rwanda wiyongereyeho ku kigero cya 3.5%. Iyi raporo yerekana ko umusaruro w'ibihingwa ngandurarugo ndetse n'uw'ibihingwa ngengabukungu wazamutseho 7%. Uhagarariye urwego rw'ubuhinzi mu rugaga rw'abikora PSF Sengiyumva François agaruka ku mahirwe yatumye uru rwego ruzamuka kuri iki gipimo. Ubu rero niyo mpamvu ari ukubona inyongeramusaruro, ari ukubona ubushobozi mu bwenge kugira ngo bigere ku bigomba kugeraho,
ndetse ari no gufasha abantu guhinga byinshi kandi ahantu hose hashoboka. Izo mbaraga zose zashyizwe hamwe hagati y'abikorera na guverinoma kugira ngo duhinge byinshi kandi ahantu hose hakenewe guhingwa hahingwe. Uyu munsi rero kuba tugaragarijwe ko umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi wazamutseho 7% ugereranyije n'umwaka ushize, ni umusaruro w'imbaraga z'imyaka yashize, ibintu abantu bagiye bakora bitangiye gutanga umusaruro. Iyi raporo inagaragaza ko umusaruro w'inganda zitunganya ibikoresho bitandukanye wazamutseho 8% bitewe ahanini n'umusaruro w'inganda zitunganya ibyuma wazamutseho 29%. Uw'inganda zitunganya ibinyabutabire na plastiki wiyongereyeho 20%, naho uw'izitunganya ibikomoka ku biti n'impapuro wiyongereyeho 17%. Bamwe mu banyenganda bemeranya n'iyi raporo nk'uko Pierre Celestin Nahomagaze ndetse na Moni Mugume bo babigaragaza. Hanyuma tuza kubona abakiriya urebye benshi ndetse baruta na muri 2019 mu bijyanye na production yagerageje kuzamukaho, navuga ni nka 40% wenda, kuko hari buryo byari byaragerageje guhagararamo gake mbere, nyuma biza kwiyongera ku buryo ubu ngubu urebye nk'aya mezi 3 ashize nta chômage yigeze ibaho. Ibikoresho by'ibanze cyangwa se materiyo twakomeje kuzibona zavaga mu mahanga, imodoka zarazaga zagera ku Rusumo zigaherekezwa nk'uko mwajyaga mubibona namwe. Mu by'ukuri mbehe uruganda rwacu rwateye imbere bitewe no nta serivisi yacu yahagaze, abakozi hagumye hakora abakenewe nk'uko amabwiriza ya minisante yabiteganyije, nibo twakomeje dukoresha. Nta modoka yazanye ibicuruzwa byacu bahagaritse. Umwarimu muri kaminuza ya Kigali Dr. Sibana Claude avuga ko icyemezo cyo korohereza abafite inganda bagabanyirizwa imisoro nabyo byagize uruhare mu guteza imbere umusaruro wazo. Igihugu cyari cyifuje yuko ubukungu buzazamuka kuri 5.1% muri uyu mwaka wose wa 2021. Kuba ubukungu bwageze kuri 3.5 ni icyizere abanyarwanda bafite, kandi inganda hari gahunda leta yafashe yo gusonera abarangura ibikoreshwa mu nganda bagasonerwaho imisoro mu rwego rwo kugira ngo ibyo bakora bizabe binogeye abanyarwanda ndetse bizabe no ku giciro kitari hejuru cyane kigendeye ku bushobozi bwabo. Ku rundi ruhande, iyi raporo yerekana ko umusaruro wa serivisi z'amahoteli wamanutse ku kigero cya 34%, umusaruro wa serivisi z'ikoranabuhanga n'itumanaho uzamuka ku kigero cya 18%, uwa serivisi z'ibigo by'imari n'ubwishingizi wazamutseho 10%. Kuri izi nzego zazamutse, Dr. Philip Ndikubwimana, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, avuga ko zibikesha imbaraga leta yashyizemo. Ariko wagera nko kuri mabanke, leta yashyizemo imbaraga nyinshi gukoresha online banking, amaserivisi y'amabanke, ibintu by'ikoranabuhanga byarazamutse cyane muri serivisi. Ibyo rero ni ibintu bituma igice kimwe no kuvuga ngo bacyongerera imbaraga, icyo twashobora kuba leta yashobora kuba yakongera imbaraga nka serivisi y'itumanaho irazamuka, ariko still iby'amahoteli by'ubukerarugendo ntabwo ari ikibazo cyonyine kiri mu Rwanda, ni ikibazo kiri ku isi hose, urumva zabaye affected cyane. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare yasohotse igaragaza ko mu gihembwe cya mbere cya 2021 umusaruro mbumbe w'igihugu wari miliyari 2,579 z'amafaranga y'u Rwanda, uvuye kuri miliyari 2,410 mu gihembwe cya mbere cya 2020. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Tugeze ku mwanya w'amakuru y'imikino, tukaba twakiriye Faraji Nitegeka. Faraji, wiriwe neza? Wiriwe neza Lansi. Uyu munsi abakunzi b'umupira w'amaguru bari bafite gahunda ikomeye, ngira ngo n'umukino ukomeye cyane benshi baba bategereje APR Rayon Sport. Hanyuma nyuma yo gutsinda kwa APR ubu ibintu bihagaze bitero muri shampiyona yo mu Rwanda. Urakoze cyane Leonsi, reka nkuko uwimbaje koko nyuma yo gutsinda kwa APR igitego cyabonetse mu minota ya nyuma gitsinzwe na Aniseti, umwana ukiri muto cyane, nyuma yaho yaje gusimbura, ariko umutoza Adil akaba yahisemo ko uyu mwana yanagira icyizere atakekaga ko yamuha intsinzi nka iriya. Si Adil gusa, ariko kandi yaje no kubisobanura kuri uyu mwana watumye ikipe ya Rayon Sport ijya ahabi
byanatumye rero ikipe yari ifite amanota 5 ya Rayon Sport iyagumaho, APR yari ifite amanota 10 nk'uko wari umaze kubimbaza ngo ese biragenda bite. APR yagize amanota 13 mu gihe ikipe ya AS Kigali bahatanye nayo yagize amanota 13, bivuga ngo ikipe zombi zirimo ziratanira igikombe. Siyo mikino yabaye gusa kuko ikipe ya Marine yatsindwaga na AS Kigali 1-0, Police inganya na Rutsiro 1-1, Espoir itsinda Bugesera ibitego 2-1. Nyuma rero y'umukino umutoza Kabarisa Kaliopi yagize icyo atangariza itangazamakuru n'ikiniga cyinshi cyane, yavuze ko ikipe ye ngo yatanze ibyo yari ifite, ariko kandi kugira ngo abe ari uvugira Rayon Sport nuko umutoza hanze kuvuga ngo nibabanze babaza umusifuzi ngo kuko ashobora kuba yabibye. Iyo ukoze ikosa gatoya baragukosora. Abahungu batanze ibyo bari bafite, abayeho utuntu twagiye tutugora twinshi, ariko hari n'ibindi by'umupira umuntu atakwinjiramo cyane. Muri make turatsinzwe nta kundi. Muri make turatsinzwe nta kundi, ariko ibyo umutoza mukuru Gibokasa avugaga ko ikipe yibwe. Reka turebe ayo mashusho iyo penalty yavugwagaho, gusa ahangaha ntago nabura kugira icyo mbivugaho kuko nkuko bisanzwe iyo umukinnyi yakoze ku mupira mbere yuko akora ku mukinnyi nta kosa riba rihari. Benshi bavuga bati Rayon Sport yibwe, ariko wenda mu mategeko wenda nk'umuntu ushobora kuba yagira icyo batarebye umupira ngo barebe uko byagenze, akaguru k'umudefenseur kakoze ku mupira mbere yuko gakora ku mukinnyi, no kuvuga ngo icyo yakinnye ni umupira, indi izari contact auxiliaire, ariko bivuga ngo nta kosa ryahabaye. Benshi babitekerezaga gutyo, ariko Adil umutoza w'ikipe ya APR FC we yabanje kuvuga ati ndashimira Imana n'abakinnyi n'ibindi. Tuza kumva muri clip ye yatangarije la televiziyo y'u Rwanda ndetse na radio y'u Rwanda. Merci Dieu pour cette victoire et aussi merci aux joueurs. APR FC inganyije bifata nko gutsindwa cyane cyane ku mukino wahuyemo na Rayon Sport. Ikindi umutoza utinya gufata ibyemezo uwo si umutoza. Iyo ushaka gutsinda ufata ibyemezo bamwe batinya gufata. Burya ni byiza gutekereza ku ikipe itangira umukino ndetse ukibaza niri burangize. Kandi ni nuko twiyumva mu kuzatwara igikombe binaduha kuguma imbere y'abandi. Nshuti bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda, ntadusoreje amakuru twe twabateguriye. Turabashimiye cyane mwese kwa mwayakurikiye. Mukomeze kunogerwa na gahunda zitandukanye televiziyo y'u Rwanda yabateguriye.